guca bugufi bigaragarira mu kwigomwa ibyo dufitiye uburenganzira. Iki kintu cyo kwigomwa cya renouncement, cya renoncement, cya sacrifice ni ikintu abantu benshi batumva, kuko babyumvamo nk'aho ari legalism. Akubwira ati why should I fast? Kuki tugomba kwiriza ubusa? Ese iyo Mana yanyu ntiyumva inda ihaze? Ese Imana yanyu izirana n'ibiryo? Ese Imana yanyu izirana n'ikindi? So abantu benshi ntibabyumva, bakanumva ko ari ukwizera guke, bakanumva ko wamugani atari ukumenya Imana, cyangwa bakumva ko atari gusobanukirwa ubuntu. Ariko Imana yacu, guca bugufi si amagambo, guca bugufi si ukunama, guca bugufi si no kuvuga ijwi ryo hasi. Guca bugufi ni ukurekura icyo ufitiye uburenganzira, ariko ugambiriye kuzamura uhoraho. Fasting and prayer never move God, it moves us. So that we ntabwo kwiriza ubusa kuzanyeganyezo Imana, kuzagukira muri position ituma hoya rwose. Icyo ngicyo gihe ni idolatry. Icyo gihe ntabwo ari Imana ushaka, kandi uravunikiye ubusa, kuko nyuma ya 6 yawe icyo ntabwo uzahinduka, uzagenda ushaka indi promotion. Ariko Imana ikugiriye neza ukayishaka, ariyo ushaka gushyira Imana hejuru. Ibibazo biri mu Rwanda biratureba, ibibazo biri muri Afrika biratureba, tubidiringa nabyo bite? First number 1, by humbling ourselves. Uyu munsi turavuga ku mbaraga zo guca bugufi, cyangwa kwiriza ubusa, cyangwa kwigomwa bituma Imana yacu. Why are you praying or fasting? Uyu munsi turavuga kuri amagambo. Cyanditswe cya mbere ni Ingoma ya kabiri, cyangwa Second Chronicles, igice cya 7 umurongo 14 kugeza 16. Icyanditswe cya kabiri ni Zaburi 35 umurongo wa 11 kugeza 14. Icyanditswe kindi ni Imigani cyangwa Proverb 15 verse 8. Ikindi ni Yesaya 6 2 kugeza kuri 4, cyangwa se Isaiah 66 2 through 4. Hanyuma Yoheri cyangwa Joel, iki ni icya kabiri, umurongo n'uwa 12 kugeza 14. Ikindi cyanditswe ni Mika cyangwa Mishe mu Gifaransa, igice cya 6 umurongo wa 8. Ikindi ni Abafilipi cyangwa Philippians cyangwa se Philippiens, igice ni icya 2 umurongo wa 5 kugeza 11. Ibyo nibyo turebwigeho. Imana iduhana umugisha. Amen. Ya nimurangiza mutubwire, cyangwa se dutangire ibyanditswe amagambo. Shiraho. Ya hari nagize icyegeranyo uyu munsi cy'amagambo ndi buvugeho, mu magambo nk'atatu, abiri abanza naya. Imana icyo idushakaho kugira ngo itwumve cyangwa idusubize cyangwa idutabare, ni umutima uca bugufi. Mu yandi magambo, umutima uganduka, umutima umenetse, umutima ushanyutse cyangwa ushwanyaguritse, kuko idashobora kwihanganira cyangwa se kwirengagiza gusenga cyangwa kuniha cyangwa gutaka k'umutima umenetse. Aya ni amagambo nashakaga ko mwafata mu mutwe mukanayamenya ngihame, kugira ngo Imana itwumve
iki dushakaho si ikindi, ni umutima ugize gute, uciye bugufi, cyangwa se mu yandi magambo umutima ugandutse, cyangwa umutima umenetse, cyangwa ushanyutse, cyangwa ushwanyaguritse. Kuko Imana yacu ni iy'impuhwe, ni iy'imbabazi, ntabwo yakwihanganira, ntabwo yakwiyumanganya, ntabwo yakwirengagiza gutaka kose k'umutima, cyangwa kuniha, cyangwa gusenga k'umutima umenetse. Nta muntu muzi muri Bibiliya washushanya aya magambo. Umwe mwavuga Hana, umutima wari umenetse, ujanjaguritse, umerewe nabi, hamwe n'ibyo akomeza gutitiriza, ndetse n'iminwa ye inyeganyega, ariko amagambo adasohora. Imana iramubwira ngo genda, Imana ya Isiraheli igusubize icyo wasengeraga. Mu bintu rero Imana, buri muntu agira kote petepete. Buriya hari abagabo bazi uko basaba abagabo, n'igihe babasaba, n'icyo babasaba, n'uburyo babisaba, kandi bakakibona. Buri muntu agira kote ashimashima petepete. N'Imana yacu igira umutima wa compassion, n'imbyeyi, ni umubyeyi, ku buryo imbabazi zayo n'umutima wayo utakwihanganira guceceka y'umutima uyitabaje, ari umutima ugandutse, uciye bugufi, cyangwa umutima umenetse. Really, amarira atari yayandi nyine ya krokodile, amarira nyayo, amarira the tears cry from a broken heart. Ibyo rwose Imana ntibyihanganira, irasuka pe, irakora ibikomeye. Ijambo rya kabiri, mbere ko tujya mu byanditswe, guca bugufi bigaragarira mu kwigomwa ibyo dufitiye uburenganzira. Iki kintu cyo kwigomwa cya renouncement, cya renoncement, cya sacrifice, ni ikintu abantu benshi batumva, kuko babyumvamo nk'aho ari legalism. Arakubwira ati, why should I fast? Kuki tugomba kwiriza ubusa? Ese iyo Mana yanyu ntiyumva inda ihaze? Ese Imana yanyu izirana n'ibiryo? Ese Imana yanyu izirana n'ikindi? So abantu benshi ntibabyumva, bakanumva ko ari ukwizera guke, bakanumva ko wa mugani atari ukumenya Imana, cyangwa bakumva ko atari gusobanukirwa ubuntu. Ariko Imana yacu, guca bugufi si amagambo, guca bugufi si ukunama, guca bugufi si no kuvuga ijwi ryo hasi. Guca bugufi ni ukurekura icyo ufitiye uburenganzira, ariko ugambiriye kuzamura uhoraho. Ugomba kuba hari icyo ugambiriye. Urugero, iyo umuntu arekwe, biriya ni ibintu dufite uburenganzira. Ibitotsi si uburenganzira bw'umuntu wese, nibyo si byo. Ntabwo dufite leta yo gusinzira se? Ni uburenganzira bwanjye kuryama amasaha 3, 4, 5, 6. Kuza muri veye ni ukwigomwa ibitotsi byanjye, mfiteho uburenganzira, ntawabimpase, nkabereka kuko ushaka umwami. Nicyo twakwita kwigomwa, cyangwa se guca bugufi. Ni ukuvuga mfite right kuri iki, ariko ndakiretse kubera umwami. Ikindi mfite uburenganzira, ibyo kurya. Muri iyi minsi ntabwo mwese mushonje kubera mwabuze icyo murya. Just you decide to enter in this fasting and prayer program. Mukabikora mubishaka, mukabikora mukareka ibyo kurya byanyu byiza, icyo kunywa mukakireka. Yewe imyambaro kera muri Ancien Testament aho barayishwanyaguzaga, umwami Dawidi akayitwanyaguza imyenda ye, akambara rimwe na rimwe ikigunira imbere, umwami agenda mu muhanda yambaye ikigunira, sake busunzu. Bakavuga bati umwami yabaye iki? Akagaragaza by this, hamwe n'ubwami bwanjye, hamwe na dignity yanjye, hamwe n'agaciro kanjye, hamwe na right yanjye yo kwambara neza y'ubwami, imyambaro y'ubwami. I choose willingly kwambara ikigunira, ariko kugira ngo wenda Imana yanjye yangirira imbabazi, ikibuka guca bugufi kwanjye. Ikindi bakwigomwa
ni imyambaro nabivuze, ni igitanda rwose au propre au figure. Igitanda cyangwa se comfort zone nakitiranya hamwe na kiriya navuze cyo cy'ibitotsi. Igitanda cyiza, hari bene data bashoboye kujya mu cyumba cyanjye cy'amasengesho, ubu niho nakimuriye, mfite akarago nkababwira, akarago kanjye k'imyaka hafi 30 bampaye nka anniversaire. Ako karago kajya kanyibutsa byinshi cyane. So ngira umusore wamaze kukamba, numvise mfite ipfunwe ryo kubi wacu. Mfite imyaka 22, 23, 5 iwanyu vraiment uripotinga kwa nyoko a 23 25, numva bitarimo. Noneho numva nshaka no kuba free kugira ngo nkorere Imana nta kintu. Hanyuma mfata icyemezo cyo kumara imyaka 2, sinanzi ko izamara 2, nanzi ko imara amezi. Naho uko mbikora ngira ngo birihuta, Imana yo yarizi ko bizatinda. I spent 2 years and a half kuri aka karago, hasi kuri sima ari akarago gusa. Malariya ikaza igakira peke yake ku karago. Nkamaraho imyaka 2 n'igice. Kandi koko navuye kuri aka karago ngi wanje nimukiri wanje. 1 year later ndarongora. Urabona hari igihe uyu munsi bakuvuga man, naze vuga namwende yatumwe ari muri Amerika, arambwira ati turakurikira programme neza tuzi n'ibindi. Umugabo wanje yarimutse, dise yagiye ati muri cya cyumba cyawe, hari cyumba cya prayer nabayemo. Hanyuma aravuga ngo yewe yimukiye kabisa. Urumva ko ari hasi kuri tapi, kuri mokete hasi, muri hafi ubu ngubu ni biri hafi yo kwegera imbeho. Ubwo ni cya couvering nka 3. Ariko still just like that, suko bikanga Imana, nitwabikisha bugufi bizamura Imana bigatuma itwumva. Erega no buzaba busanzwe ngiye gusaba, reka sinzi umuntu ngwino hano. Ngiye gusaba ngaho nsaba Minerval. Ndashaka Minerval. Ngaho mbwiye nimba uyu muntu namu. Hari ubundi buryo yayisaba bigatuma ntayimwima. Hari ubundi buryo izite. Good. So rero nimba ku mwana isubireyo. Cyangwa se yisabe nabi ushaka ko bataguha. Ngaho ifate nabi hanyuma nyikwima. Ndashaka Minerval. Umwana mwiza ntabwo azi kwifata nabi. So ntabwo nazindira vuga gutya. Saka kubwira papa. Hambwira ngo Minerval. Muyari magambo ntuyimbe. In fact, heaven is always sinzi uko nabisobanura mbakariya. Takandi gacupa cyangwa igikombe cyangwa ikirahure cyangwa ivere cyangwa kariya kawe bakabazemo amazi cyangwa harimo karivide karimo ezana nkonge cyamaze sa fungura. Uyu ni Uwiteka Imana itembesha ubuntu. Hari ubuntu butemba kuva ku Mana. Uyu mugabo ufite aka gacupa afite shwa ebyiri. Nagapanga neza karajya mu buntu, nagapanga nabi karahusha ibuntu. So ikibazo rero ntabwo ari amazi aza, ikibazo ni agacupa. Fasting and prayer never move God, it moves us. So that we ntabwo kwiriza ubusa kuzanyeganyezo Imana, kuzagukira muri position ituma simple. Warebesheje abatizwe hehe, mu mazi menshi cyangwa makeya. So ndashaka kuvuga iki? Thank you Valeria. Ndashaka kuvuga ngo igitanda kukibura bituma usiga wishyira muri position ituma gutaka kwawe
kuzamuka nk'ukishwe bugufi. Mbese ni nkaho aho gusaba gutya wavuga papa uzi ko bari hafi yo kunyirukana. It makes sense than papa bajya kunyirukana. Iyo ni commandement. So sometimes ndagerageza kubereka when we go up we humble ourselves kubera Imana yacu ni sensitive kuri pride. Acha ndavuga ngo Dieu résiste aux orgueilleux. Imana ipinga abibone ikagirira iki ubuntu abagira bate baca bugufi. So rero iyo tubikoze tugambiriye mu mutima gushyira Imana yacu hejuru, kuko ushobora kubikora atari ushaka. It's possible somebody to fast for his own promotion. Birashoboka ko umuntu ya fasting akagira akigomwa hari ibindi ashaka. Actually n'abasataniste barigomwa. Ikibazo cy'ukigomwa. Umuntu ashobora njyewe nzi inshuti yanjye nasanze mu ishyamba amaze mu iminsi 2 arara hasi mu kiringiti arambwira ngo masasu ndashaka Imana izagaragare kwa gatandatu. Dise hari igiterane kandi bantumiye ubwa mbere hariya mugari ntibajya bantumira ndashaka kubereka. So numva uko ambwira nsanga ariho ari inyonga ariko atabona Imana. He wanna impress by Saturday. He wanna mark by the coming day. Nibangaye sabantu hazanga just very proud of doing this, doing that. Utabona mw'Imana, ukabona yagiye mu ishyamba, yagiye mu mazi, yagiye mu muvumo, ariko washaka icyo ashaka. Si Imana ashaka. Arashaka icyava mu Mana cyamuzamura. Ntabwo ari gushaka Imana ishaka. Ashaka actually in the miracle signs, in the wonders, in the promotion. Hoya rwose icyo ngicyo gihe ni idolatry. Icyo gihe ntabwo ari Imana ushaka kandi uravunikiye ubusa. Kuko nyuma ya 6 yawe icyo ntabwo uzahinduka. Uzagenda ushaka indi promotion. Ariko Imana kugiriye neza ukayishaka ari ushaka. Gushyira Imana hejuru. Gusumba ikintu cyose kidufitiye akamaro. Mu yandi magambo ibiryo bidufitiye akamaro, kuryaba bidufitiye akamaro. Umufasha wanjye narongoye legalement, religieusement, officiellement, bénissement, narongoye rwose ndaciye mu idirisha nca mu muryango munini mugari uwo bampaye ababyeyi be nta kintu narakoye on time, nafashe irembo yewe ndasaba ndakwa ndanatebutsa ntugire ngo narihuse hanyuma ndarongora. So uwo mudamu mfite mwiza nanjye nkamubera mwiza akangenera nkamubwira sheri nakambwira yes sheri uku kwezi kwese ntawegera undi nta cyaha kirimo suko yabyaye suko ari ikibazo hoya rwose turi pempa disponible. Gusa turashaka ko ikidufitiye akamaro tuzamura uyu mugabo. Ntimunyumva neza. Ntaho bitubujije, ntawadufunze, ntawanadufungiye, nta burwayi afite, nta bundi mfite. Rwose nanagurumana nawe yagurumana. Ariko kubera dushaka kuzamura uwitwa uhoraho, uwitwa Imana isumba byose, uwo dushaka kubona ko ubuzima bwacu, dushaka kumukira bugufi, tukigomwa ibyo dufiteho ububasha, ibyo dufiteho freedom. Ijambo ry'Imana rivuga neza, reka tugende. Mwarangije? Zamura. Icyanditswe cya mbere ngiki. Amaze ingoma ya 2 Second Chronicles igice cya 7 umurongo wa 14. Ese ibi ngibi navunika ko mubizi neza. Iki cyanditswe murakizi mu mutwe vraiment. Umva ko kivuga. Amaze abantu banje. Namazi cyangwa 14. Okay. Maze vuga ngo maze abantu banje bitiriwe izina ryanjye ni ngaho abasoma ya magambo ni ngaho guca bugufi no gusenga ari ijambo rimwe. Ni ngaho
cyangwa ryasoma ngo nibasenga bamaze guca bugufi cyangwa se nibasenga baca bugufi. It's like same word. Muyandi magambo abantu banjye ikibanziriza cya mbere ni humbleness yabo. Niyo step number 1 before bataranashaka mu maso hanjye. Reka babanze bagire bate ko mutafasha se. Warakijijwe twahindutse umugeni wa Yesu. Actually Yesu yaraturongoye tuba Mrs. Jesus. Tubi umugeni wa Yesu witegure aduhetse izina kuko umugore ahetse izina ry'umugabo. Tumaze gutwara izina ry'umutware wacu, then ibibazo biri mu Rwanda biratureba, ibibazo biri muri Afrika biratureba, tubidiringa nabyo bite. First number 1 by humbling ourselves. Guca bugufi ntabwo gusa ari igikorwa, guca bugufi ni nature y'Imana. Guca bugufi ese ubundi muntu ko bitegwa mu nshinge kandi mu bintu bikomeye we banafotora abafotokopia nicyo kirimo. Nahuye n'umugabo yicaye hari inyuma ndamubwira ko hari imyanya imbere yanjye sija kwigaragaza kandi ubwo kuba inyuma cyane biramugaragaza kuruta kuba n'imbere. So hari no kwibona ko kuca bugufi. Okay, ntabwo mwajye ubise neza. Umugabo witwa Jean Paul Sartre yari umufilozofe mu Faransa. Mu myaka yahise bamubonera Prix Nobel de la Paix. Ya indi Prix Nobel batanga ni umudari ni igihembo gikomeye ku isi. Hanyuma baramubwira bati Sartre twasanze wahabwa Prix Nobel. Harababwira ngo nge ntabwo nayakira. Bakise kuki kuko ari kwishyira hejuru. Ababaye wa mbere wayanze. Ntimwanyumvise. Kuba wa mbere wayanze bimuzamuye kurusha no kuyifata. So buriya mu mitego Satani akora yanga humility. Hariyo humility ya pride ibaho. Hari amayere menshi mu cyaha gikomeye kitugora. Actually rero kamere ya Satani n'ubwibone. Kandi ubwibone buba hose. Abagore baribona, abagabo baribona, abahungu baribona, abahutu baribona, abatutsi baribona, abagande baribona we, abakongomani baribona. Nibakubwira ngo nta bwoko nabumwe buzi ko ari mediocre. Bose bazi ko ari grave. Bose. Umugore mutoya agaya umunini akumva ko wari maniki. Umugore muri nabarakari yaje bagahuha kaje. So ari bibone. Umuseri batere yumva abamariye barafunzwe ari imbata zingo. Umariye akabona agaseri batere akajajwa akazerera gutyo kadafite. So ubwibone buno wabata. Njewe masasu mu bintu nasanze nzerike mu buzima bwanjye. The highest sin in the world. Kandi iri very sneaky. Very sneaky. Ntabwo mvuze ko nibonye gusa ndakora constant. Ntabwo simvuze ko nani ariko gusa ndazi. Abantu bibona ku mugaragaro kandi babihisha. Nababwiye umugabo hariya watanze inzira ndamushimira ari umupapa. Namubwira merci vraiment. Cyane kinyabupfura gikomeye. Aragwate masase regase ikibazo cyo kurushimira nta ubyiganira n'imbwa inzira. Nje namushimiye ko bari ku muryango agira atya arekera undi inzira numva kameme ni ubwibone niki kandi mu bintu Imana yanga ubwibone. Mu bintu bijya n'amasengesho harimo ubwibone. None se kubwira Imana ngo Mana uyu mwaka nurange ntararongora mbivuyemo ubwo n'ubwibone ni kiburi gikomeye. Urabwira Imana sha rurema ngo uyu mwaka nutarongorwa urabivamo ninde wakuzanyemo. Hari ukutinyuka kurenza imipaka kameme. This is not freedom, it's just yoni stupidity. Erega mujye munetinya ko ari Imana. Ini papa ariko hamwe n'ibyo ntabwo ni Imana hamwe n'ibyo. Abantu
hari ikizo kundu n'ibindi tuvuga byo gutangaza ibyaha byose inyuma harimo ubwibone. Ikimenyemenye ninde wakubwira ko timidite kwe isoni ubupfasoni. Umukobwa avuga ati ngwino usere abantu ukavuga ngo biriya n'ubwibone. Nukuvuga gutya ngo sinshaka kugaragara uko ndashaka ko bambona, ndashaka kugaragara. Niyo mpamvu abanyarwanda benshi batanashoboye gukora ibintu byinshi. Uzi impamvu? Ubwibone bubagora kugerageza, kuko nta mwibone ugerageza ashaka kuzoka ari expert. Kugerageza no guca bugufi. Ndavuze ngo nta mwibone ugerageza. Rimwe nahagaze Kimisagara nsemura gutya English, nsemura umunyakenya wavugaga, nsohotse umukobwa asimbukira madame aramukura, uzajya ubuza umugabo wawe kuvuga ibyongereza atanazi. Atera madame amutera. Madame arambwira ati bari wanyitse ntukongera kuvuga icyongereza uzakeke vrema. Ndamubwira mama humura, ati bari banyishe. Ese wakwishaga kuziki kuko watinyutse? Listen banyarwandakazi n'inshuti z'u Rwanda, sinzi tuzagira umwaka wa humility tuzayivugaho, but I can tell you. None se niki umuntu arabwira umwigisha akabwira ngo ntabwo usa na TD Jakes. Ntabwo kugenda na TD Jakes kuko atakwigishwa n'utamukanga, kubera pride nimwemera guca bugufi y'umuntu utamukanga ashaka umuzungu. Umuhamagara umugira inama ntiyayumva kuko wowe wejo bundi agakobwa kejo bundi kavuye ahangaha Kabale karangira inama njyewe wakuriye Canada nushaka uzakuri hejuru y'igiti ntibizatu abira abantu ninde wakubwira ko umuseribateri atakwigisha kubaka urugo kandi umuseribateri? Paulo wanditse ibitabo ku rugo yari umuseribateri. So you can learn from everybody if you're humble. Okay? Abantu banje bitira izina ryanjye nibakora step number 1 if they humble. It's like, you know, iki nishavuga ngo man gutya nta musirikare ugira gutya agifite imbunda aba yayitaye. Now uca ku mavi agikomeye. That's why sometimes we have to kneel down. Just here I am. Abantu banje nibatabyimbisha agatuza kawe, nibatavugishwa iby'amwandu, nibaca bugufi. Uzi kubona umuntu abwira uwamuhaye ikintu akamubwira ngo n'ubundi utakimbasara kugenda undi ko ari njye ugikwiriye. So kubona umuntu akubwira ngo umuhaye icyo akwiriye, mwene magambo she deserve it. So oya nta masengesho atarimo guca bugufi, simple. Kandi nta usenga ahagaze. Nimba nahagaze indana baciye bugufi, nimba yicaye indana barambaraye. Nta usenga ahagaze. Actually ijambo gusenga ni no gusaba, kandi nta mwibona usaba arategeka. Mwibona avuye ngo mama pardon pati arigirisha akanene aka ingoni bien inazagenda bien, kandi ubwo ari kwisaba mayeri kubera ubwibone. Tobo wasema mba uyu mwenda ndawukeneye, ariko arabanga yubu yawe ni nziza ariko ndabona igufashe cyane ndi kandi ubwo ninjya kubera kuvuga ngo nyaboneka wayimbaye, ariko akabigisha uruhande kubera ubwibone. Mubwira ngo navuga ngo mpa gusenga no guca bugufi, no gusaba, kandi usaba ukuruta, usaba ukenewe ikintu, ahandi no gutegeka no kunyaga. Ubuzima bw'amasengesho abantu burapfuye kubera ubwibone bwabo.
imana yakwitoroshye. Bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bakagira bate, bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva. Vuga ngo nzumva. Hehe, ndi mu ijuru mbabarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Zamuka handi. Uhereye none amaso yanjye urumva ko ari ugusubiza. Niki kizatuma Imana ibumvira? Amaso yanjye azaba arare, amatwi yanjye azaba yumva gusenga. Zamura ahandi, indi passage. Zamura uhave. Zaburi. Abaga 11. Abagabo b'ibinyoma barahaguruka bakandega ibyo ntazi, bakabimbaza. 12. Ibyiza nabagiriye bakabyitura ibibi, bikampindura nk'imfusha. 13 niyo danje. Ariko njyeweho iyo barwaraga, iyo bakeneraga, nagira gute? Nambaraga ibigunira. Urumva nabaga nambuye imyenda yanjye. 2 hababarisha ubugingo. Nari nkwiye aka kantu ngiye gusoma nka 3. Ababarisha iki? Ababarisha iki? Niki yababariza? Niki yabazaga? Mbabarisha ubugingo bwanjye, kwiriza ubusa. Kwiriza ubusa is the instrument, but the target n'ubugingo. Mwanyumvise? Says fasting is not the destination. Fasting yari means. Kwiriza ubusa byari uburyo, ariko ikigenderewe ni ukubabarisha. Ntafite igifaransa mu cyongereza, just verse ngo ayisome arangure verset 13. Kabarisha ubugingo bwanjye, kwiriza ubusa, ngasenga ncuritse umutwe mu gituza. Wabonye Mama Lolo? Ya. Lisons en français. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Amen. Agakongereza ndabona wenda mwaranatunze n'ubundi. Yet when they were ill, I put on sackcloth and humbled myself with fasting. But I leave that. Yeah. Ngaho mumuhe mikoro. But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled my soul with fasting. I humbled my soul with fasting. I humbled my soul with fasting. I didn't humble my body or my understanding, but the target was my soul, because this is a real challenge. Ntabwo fasting ihambulinga umubiri wacu, ubwo yaba ari grave defense. Ikigenderewe ntabwo ari agatuza kacu no kunanuka. Icyo yaba ari dietetic, ni dietetic arya ni diete. Bahita ni ya indiko kunanuka ni dietetic ni dietete. Ya. So Dawidi aravuga abagenzi banjye, aba narabakunze, barantuka narabakunze, abagabo barangirira nabi narabagiriye neza. Ikimenyimenyi, iyo barwaraga njyewe nacishaga bugufi ubugingo bwanjye. What that mean? Imitekerereze yanjye, amarangamutima yanjye, ubwibone bwanjye bw'ubuzima. So I calculate, I make sure my soul is down. Ntimwanyumva neza. Baza abantu batatu hano mbereke. Kwa kundi kwacu vuba mwihute. Zara intebe yawe. Ya. Basumbana. Kameme.
ngwino mujye ku murongo vuba ngaho iminota yanjye iragenda wowe. Umuremure cyane abanza wo hagati amukurikira wo hagati abwe. Nangwe hano. Sasa rero ayishwa ibi aba ntabwo banyemeje cyaka umugufi ngwino turebe aho ugera ndaza ndanira ndafata undi wowe waza hano sava okay uraza kuzimara kuzamuka ku ntebe okay ndashaka kuza hangana hagati umuremure kidogo uri bushobora kujya wajangwe no wowe Valeria ngwino ube wa mbere hano wewe ngwino okay uramusumba kamene Valeria ngwino okay jahariya urasumba bose kameme sawa murebiri njya mbabwira sinzabitindaho sinzanabiruha. Uyu ni umubiri ugaragara hanze, ubu ni ubugingo ariyo soul irimo intelligence thinking tata butare, irimo na emotion ndakunda ndanga kiki, irimo na will nzakora sinzakora. Actually anga niho hari personality. Aha ni wa mwuka hani duhumekerwa, tugira faith, tugira revelation, birenze ubwenge. So rero mu buzima busanzwe iki kinyagwa nicyo kiyobora iki. Imana ishaka ko uyu nguyu ari uyobora. Dore uko bimeze muri kamere isanzwe, iyo umuntu atarakizwa zamukasha cyara hano hagarara nta kibazo igera hano. Bibiliya ivuga ngo umuntu wa mbere yari ubugingo buriho. Nani magambo, he was a being led by the soul commanding. Ijambo animal vient du mot anima qui signifie l'âme. Yavuga ngo animal ntabwo ari animal nk'inyama. Bundi buravuga ngo l'homme animal ni inyamaswa hoya, si umugabo inyamaswa. Bundi ni umugabo uyoborwa na anima na soul ye. Mu yandi magambo y'umuntu akiri shaka aho wicara cyangwa usutame wiyaranje. Okay. Iyo umuntu atarakizwa ni gutyo bameze. Umubiri wirebera umukobwa w'abandi, igitima kigakubita kikadesida. Kubera umwuka yapfuye, uyu akabwira ugenda afata umukobwa se w'abandi. Subira hanga. So rero ayoborwa n'ibyo atekereza, ayoborwa n'ibyo yiyumvira. Uwakunze aramukunda akaza, uwo yanga aramwanga nyine. Ntabwo yumvira irindi tegeko usibye ibyo yumva amarangamutima amubwira. Icyo ashaka aragikora. His mind think as human, his emotion work in his own, and his will decide direction ashaka. Rero nika kazi gatoya kamubwira niko di waretse ko ibyo bitashkwiriye ukabira fada kimya. Ubundi uyu nguyu aba ari chef commander, chief. Niyo mpamvu uyu nguyu adakikwe bugufi, so kumwica ko dukena amasantima, ariko no kumwicisha bugufi. Fasting ntabwo icisha uyu bugufi, icisha uyu. Aha niho hari irari ry'amaso, aha niho abona, niho yumva. Aha niho hari irari ry'ubwibone bw'ubuzima, aha niho irari ry'umubiri. Hano niho central, niho le moi, l'ego, njyewe. Ni hano umwana akubwira mama singenda afite imyaka 2. Hanyuma rero manuka, hanyuma yagira Imana ihagurukire mujye kwa murongo mbaje nyuma rimwe disi rimwe uguti kuzumva ijambo, igitima kigatigita kikarira, hanyuma umwuka we bakawuzura wari hasi. Bivuga ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wanjye ko turi abana b'Imana. Noneho uriya yabona umukobwa w'abandi, yaha ubwongo bumubwira ngo uriya mwana ni sava, yajya kugira ngo guverinoma yarahindutse. Bona sivyo sana. Kera yagendaga nande indo yoboraga kera uyu none rero uyu nguyu urabona ko yari down. Niyo mpamvu twita spiritual man. It's like we were dead spiritually
And one day the Spirit of God raised our spirit. Uyu nguyu n'amarangamutima ye arwana n'uyu. Ariko uyu nguyu kubera umwuka w'Imana yaje muri we aramu-empowering. Noneho kugira ngo uyu nguyu adasumbuwa akazi. Kugira ngo uyu nguyu adasumbuwa akazi. Uyu nguyu azamuke babwira uyu manuka. None uyu nguyu kuko akomeye agategeka uyu nguyu atagifite asosi. Uyu nguyu atakaza partner. Kwiriza ubusa no gucisha bugufi kutarya kugira ngo uyu nguyu tumukubite ntaramfo. Biracamo? Turabira kachini. Tugere urabona ko nsigaye ndi spiritual. Bwana asifiwe sana. Now the Holy Ghost can catch from the Father, speak to our spirit, and the Spirit can lead byombi. Niyo mpamvu yuri mu minsi yo gusenga wumva mu mwuka cyane, ukapta mu mwuka cyane, uroroherwa cyane, utogota mu ndimi cyane, uratinda cyane kuko uyu nguyu iyo hatari mu bwibone wabikoreye it works smoothly. Biracamo? So rero Dawidi aravuga gutya, aravuga ngo bari abagabo banyanga nyamara umunsi bari barwaye. Njyewe Dawidi nacishe bugufi ubugingo bwanjye biciye mu kwiriza ubusa, noneho bituma ubugingo butantegeka, umwuka wanjye urazamuka, bishoboka gusenga nunibitse umutwe kugira ngo Imana ibatabare. Oh my God. Niyo mpamvu iminsi 40 atari yo gusa kutamira, ni no gucisha bugufi ubugingo bwacu kugira ngo tuyibone. Niyo dushaka, niyo duhiga. Nanjye kuvuga amagambo akomeye. Nta mwaka wabaye dangere nk'uyu mwaka, kuko Satani yagize ubwoba ataragira mu buzima bwe. Uti kuki? Yabonye mwebwe nimusobanukirwa ko amasengesho akora, mugatangira kuba mu buzima bw'amasengesho apana igikorwa cy'amasengesho, your life will change. Aravuga reka mbatera ubwoba vuba. Bamwe bajya bavuga bati neza urapfa, bajya bagira batya maze mbe ndabafasha kuko ubwoba butuma ubimbata. Guca bugufi, acisha bugufi ubugingo bwe. Aha niho hari irari ry'amaso, irari ry'umubiri, n'ubwibone bw'ubuzima. Hoya si wowe uri umugeshasha. Reka tuzamura ahandi wenda bya zamura Yesaya ya Migani. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira hehe kwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi, bene magambo y'udakiranutsi ndani gusenga biba ni igitutsi, igitambo kibafo. Zamura Yesaya 6:2 mu wa 2 gusa. Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye kwara uyu murongo ujya usetsa cyane. Ni nkaho Imana imbwira amasaha, ntacyo uzasaba ntakoze, ntacyo uzakenera ntarangije. It's like all you gonna need I already made it. Urashaka umugabo naramuremye kera, urashaka inzu narayubuje kera, urashaka indegese zarashize kera. Ibyo byose ushaka ukuboko kwanjye niko kwabiremye bikabaho byose apana kimwe. Mva rero ahubwo mvike ugomba kumenya nuko Uwiteka avuga, ariko uwo nitaho. Irindi jambo kwitaho bavuga iki? Uwo mfasha, uwo nunkunda, uwo ko mutamfasha, uwo nsubiza merci. Irindi jambo uwo numvira, untabaza nkumva dore ikimuranga. Nufite umutima umukene hano bavuga ngo ni umuntu uri pain, nubabaye ufite umutima umenetse, ni nkaba Ana nyine. Mwene magambo uko umutima ugenda umeneka unababaye ni kugenda witabwaho. That makes sense? Uko ugenda ugira
uko ugenda ugira broken heart niko ugenda uba eligible. Uko ugenda umeneka umutima niko ugenda ugira amanota menshi yo gusubizwa. Zamura handi ndi basi ndabona batabyumva none bazabyumva ejo. Zaho yagenda kuri Yoheri zamura handi akurikira Yoheri 2:12-14. Uwiteka aravuga ati ariko nubu, vuga ngo nanone, merci, ariko nanone nimungarukire asema Bwana n'imitima yanyu yose. Mugira mute? Ko mutabivuga neza? Yeah. Nanone apanejo, even today, even this 40 days, even after 1 week uri kumiramira abantu bari kwiriza ubusa, nanone wabifatiraho. Ntimwanyumvise neza. Mwana ngo Uwiteka aravuga ngo nubu, muyandi magambo, none Friday wariye Monday urya Mardi, ariko nubu haracyari chance. Nubu rwose nimungarukira n'imitima yanyu yose, mubigenje mutyo, means mwiriza ubusa, murire muboroge, amurade imitima yanyu abariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu. Yani magambo, don't do the external, do the internal. Yani magambo, nimugire ibyo hanze gusa, ariko musenyura indani, kuko ikigambiriwe ni imitima simbehe. Muhindukire Uwiteka Imana yanyu kuko igira impuhwe. Vuga ngo igira impuhwe. Ndashaka kubyumva cyane, unatekereza ku cyifuzo cyawe. Vuga ngo igira impuhwe. Noneho hasi umutima utavuga, uvuge ngo igira impuhwe, ariko utekereza ikikugoye, ukeneye impuhwe zayo. Ngaho ko mutabikora. Igira impuhwe niyo mpamvu izampa umwana. Igira impuhwe niyo mpamvu izanyubakira. Igira impuhwe niyo mpamvu magenzi. Vuga ngo igira impuhwe niyo mpamvu ejo izatwumvira. Igira impuhwe narigeze yuzuye n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana. Vuga ngo ibambe. Yego bambe. Ibambe rijyana rite byinshi, kandi yitangira kuzana. Rero magambo, ikibi kiza itabishatse, itabyishimiye. 14 itangira neza. I like the wind. Ninduzi ko itazahindukira ikigarura ngo ibasigire umugisha. Who knows? That's well said. Who knows? Ninduzi ko nimara guca bugufi mwiriza ubusa muri 40 yari yagiye gutya itazagira gutya ikakugirira neza. Hallelujah. Ninde? Who knows? Kwicyaye baje mu bwoko bwanyu cyatumye agira gutya, ibaho mu bwoko kubera ibyaha no gucuragura no kubandwa no guterekera, itazagira gutya ikabaho umugisha. Ninde wamenya ko itazahindukira ikabibuka? Ninde wamenya ko nimumara guca bugufi mumena imitima yanyu atari bagenzi itazagaruka? Zamura handi. Mika, yewe mwana w'umuntu we. Mika 6:8. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi cyaricyo. Icyo Uwiteka gushakaho niki? Gukora ibyo gukiranuka. Gukunda kubabarira. 3 niyo nshaka kuvuga. Se munasaidie 3. Ndashaka kubyumva neza. Iri jambo Imana arivuze, imaze kuvuga igice cyose ivuga ngo ibimasa ni njye wabiremye, ibitambo ni ibyanjye, uzankangisha iki? Niko uzankangisha iki ndi? Amafaranga umpa ni njye yakora.
imyenda uha abakene mba nayiguhaye. So ivuga uburyo ntacyo wayikangisha. Geza ahantu iravuga ngo ahubwo dore icyo gushakaho. Nini magambo, this is the summary, il niyo résumé. Ça c'est le résumé de ça c'est la clé de tout. Nini magambo, Bibiliya yose iranga ibintu bitatu. Kunda gukiranuka. Icyanduye nikikuzaho gihunge. Fite kugenza just shaka gukiranuka. Uko ushoboye kose. Ushobojwe nayo. Icya kabiri. Nihagira umuntu ukeneye impuhwe nubwo udafite icyo muha, just have a heart of compassion. Urabizi ushobora kubona umukene, njye abantu bajya bantangaza cyane. Iyo basuwe n'abakene badafite icyo baha bababwira nabi. Kandi ushobora kutagira icyo muha. Actually ntabwo wowe uri igisubizo ku Mana. Imana niyo gisubizo. God will not give all the money you need through me. I'm one of the way. Yubwiye umuntu gutya agira ngo uramwanza. Imana ishobora kumva amafaranga biciye muri papa wambyaye. Ariko papa ni inzira imwe gusa, ntabwo ari yo nzira. Inzira ni Yesu. Ushobora guhitamo kumva Minervale n'uwishe papa. Munyumvishe neza. Compassion kwatari byo byanzanye umunsi bivugiye iki. Reka njye kuri 3. Compassion ni umutima wa kibyeyi. Utuma mvuga ngo mwenda ngwino di. Abantu bacu umugani ngo Yesu yaragendaga abona umuntu ushonje aramugaburira. Abona utambaye aramwambika. Abona undi mu nzira yigunze ari kurira ari kuvuga ngo ndababaye ndi umuyuda. Asanga ntacyo amarira yicara nawe arahira. Buriya nta uburi cyatanga apfa kuba afite umutima. Nta muntu numwe wanganye na buri igisubizo. Apfa kuba azi icyo ashaka. Bisobanura iki? Bisobanuye ngo when somebody come to you, byonyine kumuha amatwi umuhaye agaciro ukakicara imbere yawe ukamwumva nubwo udafite igisubizo, iyo ni contribution. Ikimenyemenye ashobora kuba afite igice cy'igisubizo muri we, ariko kujya akeneye umuntu asuka kugira ngo umuheshe imbaraga yivomemo. Buriya ukugana afite igice cy'igisubizo gusa aba yabuze uwakimufata kukivomo, cyangwa se arakeneye saba amafaranga. Amafaranga nsaba nta n'umwe mfite. Uranyemera dusenge Uwiteka yaguha, nayanshishamo nzayaguha, natayamba ubwo azabahisemo ahandi. Uyu muntu ntabwo azanyanga, atake ntamuhaye ariko namuhaye. So it's possible. Icyo Imana izaga ntabwo ari kugira amafaranga yose rundo. Heart of compassion. Kandi reka nkubwirire ijambo, ufite umutima w'impuhwe ntazabura icyo atanga. Nibifatika bizamugana. Actually impamvu bitazi wawe nuko byimana. Ntabwo Imana yacisha amafaranga y'umukene mu maboko yawe kuzayamira. Simbivuze neza. Ntabwo Imana yabona amasasu ushaka kuyarya, iyi ni imfubyi ngo yanshishemo, izi ko azagarukira. Ariko Imana izi ko ikincamo gikeraho kijya, izayanshishamo bila wasiwasi. Ikibazo rero sayo ufite, ikibazo ni ukuba cyano. Icyo Imana igushakaho si amafaranga, gukiranuka. 2, umutima w'imbabazi w'impuhwe. Cya gatatu rero ese kitoroshye nuko ugendana nayo, oyawo hagarara, ugendana nayo uciye bugufi. Nibyo ushoboye ugasa n'utabishoboye kuko ushobozwa nayo. Iyo igakomera wowe ugaca bugufi ugendana nayo. Ikibazo rero ni iki, nuko iyo bakomye mu mashi urahaguruka ukayisumba. Iyo wagowe ukagira gutya, bagushima ukavuga ya ukayisiba. This is how we walk.
Masaso ukikeneye kacaca kagitangira ubugiko karagusenga cyane uciye bugufi. Mungu baba nikumbuke. Hanyuma wakubara kuzuza amasoro. Bakia vile bakia. No ukagaragara. Ukanajya uvuga ntabwo ubona ibyo nakoze. Kandi ubwo ejo bundi warimbwa ipusi. Injangwe version njangwe. Hari injangwe zisumbukuruza we. Uzareba igonze bagonze n'umuntu inyama nimwe. Aya magambo ndababwira asubira hari. Isaha yanjye yagize. Ejo tuzasenga agasigaye nzakavuga. Listen. Ntabwo Imana inaniwe no kukugirira neza. Yewe nta nacyo uri gucamo idashoboye guhindura. Yewe reka mvuye gutya, nta n'indoto ufite zirenze. Nimba ikintu cyose wifuza, ndavuga mwampaye umwanya nkazabarera ko aho mbaganisha atari ubukene. Mwanyemereye nkazabereka inzira z'Imana uko yanyeretse, maze mukazanjija mu minsi iri imbere. Mwanyemereye ntimunjije uyu munsi, kuko ntabwo mbajyana aho ndazi, sinabajyana aho ndahishuriwe, sinabajyana nigirisha. Ndabateguza ahakwiriye kugira ngo ibyo muzakira muzabyakire mubibamo imyaka n'imyaka mudahemuka, n'Imana ibishimira. Amen. Reka babwire, gutunga no gutunganirwa ni byiza, but kurangiza nabi ni bibi. Kurongorwa ni byiza ukanabyara, kubana nabi n'umugabo wihaye biragapfa. Gutunga ibintu ni byiza, kubisambaniramo no kubicumuriramo biragapfa. Gukomera ni byiza, gutakaza umutima w'Imana kubera wakomeye biragapfa. Now, how will you stand in righteousness, in compassion and humbleness on the middle of blessings? Nuko uzabweme iri shuri, iri rya Masasuri. Ndaryita iryanjye impamvu kubwire kuko hari abandi barihunga. Barihunga. Masasa arakabije, none ni jene, ejo ni priere, ejo nani, ubutumwa busana bw'abapadiri, erele pauvre, ntangere wa esprit, araguye, discipline, bidagadura, baba bari mazenyegereza, ntabwo mbajyani wanje, sinafite n'umugambi wo kubagira abanje, hari uwo mbategurira, we yarabaguze, nanjye ndi umukozi, gusa ndashaka kuzatanga report ishyushye. Nzima mvuge ngo uriya man nutamuha umugabo uzaba umpemukiye. Uzi impamvu? She followed my instruction. She is a real daughter in a house, and the world should not deny us. Ariko mbeshere ngo ndakurera utambuka, unsura rimwe mu mezi 6. Nguha gahunda ukayifata uko itameze, hanyuma se nzakubazwa ndagushinzwe unkwepa. Ergo umurage ntabwo ari abatambuka barabazimana. Umurage ni w'ababa mu rugo. So hari abantu tubanyanga 100% banjye, 50 babakunzi, 25 babatambutsi, 10 baba visiteurs temporaires, 5 baba visiteurs spontanés, hanyuma 80% bafana.
ariko bana beza vraiment niyo mbakeneye amafaranga baratanga bakanubakira Imana. Abana beza nakwambia buzabaze n'abana beza, ariko njyewe ntabwo ari amatofari gusa dushaka, turashaka ko muzajyayo. Wayoboye yavuze neza, reka kuba bashya biruta iriya nzu baruziye kera. Amafaranga amasasu rwose, amafaranga mbabwiza ukuri mundebe mu maso, mwebwe nta muri abantu muzatunga miliyoni ni mikeya, miliyari. kandi vraiment miliyari. Nimba mbesha mpimisi ndakwemereye untege iminsi, kuko amahame mfite ntaneshwa n'iminsi. It's above years. Ntabwo mbwiriza ubutumwa buzasaza ejo, nguhaye iminsi. Ejo bundi mvuga iminsi imyaka 40 20, naravuze uriya mugabo iriya 20 hours 20 kuri njyewe ni introduction. Ubundi sindatangira, none se batangira ryari? Ariko kuki ko mwatinze barekure mutahe? Buretse babwire. Iyo amahame y'Imana arenze iminsi, ari above time na calendar. Niyo mpamvu uwumviye Imana ntakangwa n'imyaka. Actually imyaka iraza igasanga ntacyo yahindura, kuko uwize kumenya Imana iminsi ntacyo imunyeganyezaho. Mfite imyaka 35 ngendana n'Imana nikorera, undebe nta gishya navuze buri 82 cyahinyujwe 94 nta na kimwe. 35 capital 35 years later I'm still standing. What I proclaim later still kubera iki? Imana iri above time. Uzasaza imisatsi ziguruke ntizasaza. No ugira ubwenge ahambirana n'ibidasaza, afata ibidahinduka. Amahame mbabwire yo gukiranukira Imana arenze ibihe. Bayakubwira ufite 12 wahinduka nyabyo, umunsi wa 50 ukaba ugihagaze. Nge nguhaye challenge. Gutunga ahubwo murayitindiye. Nakwambia kweli ibi ngiye udufaranga biriya nyamvuga bya 10 cya $1 million ntabwo ari ibintu byakira. Ni vuba pe, ni vuba ku buryo sinzongera gukora fundraising yo kunyikandagira abantu. Muzaza muyisaba mwebwe kubera amafaranga ari menshi kandi mwumva mugomba kubaka cyo gukandagira. Nimucira Imana bugufi, nimukurikiza inzira yayo, nimuyikiranukira, mukagira imitima y'impuhwe, kuko Imana irashaka abacishamo amafaranga y'abakene ariko batayarya ngo banyage abakene. Abafite umutima wayo irashaka abayiha. Apana ibingibi byo hanze anga bafotora imfubyi bakazirya amafaranga nayo no kujya kubeshyira imfubyi zinabaho. Ndavuga nyazo zikeneye ubutabazi bw'Imana kandi zirahari. Nabatindi ejo muzaze nushaka uzane n'ikigunira n'igitenge. Ahanga nta ndebe izahaba, aho gutakira abantu ejo uzatakira Imana. Nushaka uyu munsi urare no hasi, ejo uzavuge Imana ntibazavuga amagambo nyumva asa n'ibinyoma nyabone, kandi uburenganzira bwawe. Tuzaboroga ejo, tuzarira, tuzarambarara. Just ngwino niba ufite umwenda ukunda gufatira ureke zana igisura cyangwa se wamugana ikizibaho n'igifunga tumbu. Nakubwira iki? Ejo tuzasenga isaha 1 cyangwa 2. Nzajya ngembera mfite kijya gikapu cy'ibyifuzo. Impamvu ni ndashaka ko mbere ko imyaka 40 irangira uvuga uti yatangiye gukora ndayibona. Ubona igenda. Ntabwo ngewe ndi masazo, ntabwo ndi avoka, simvuganira Imana irihagije. Njya kwibeshyira se kubera iki kandi yakwivugira? Singivuganira rwose. Ndi umuhamya, sindi avoka. Avoka aravuganira, umuhamya arahamya. I'm not doing advocacy. I'm witnessing him and he's able to do. Hari kwa gatanu none yo munyongerana ari gukomeza, ariko reka mbareke kubera amabisi n'ibindi. Ejo hanga mu gitondo harafunguye from 5 hari wazi
abasenga mu gitondo, abazamuka saa sita. Nawe ngwino n'umujinya mutagatifu. Urashaka urubyaro, urashaka kubona, urashaka akazi, agasuzuguro urakarambiwe, ibi byo gukuramo inda urabirambiwe, agasuzuguro urakarambiwe, gupfusha birakurambiye, bikugeza aha. Abacwezi n'abarungi bubakira mu Mutara iwanyu barakurambiye, urababaye cyane. Ngwino ejo tubirandure, kuko iyo Mana irumva. Iyo Mana itumva ndi wakabaya. Itumva ndi wakabaye utari kurya. Itumva ndi wakaje uyu munsi. Itumva ndi kwaba tujyanga. Itumva ndi wakaba umunyarwanda. Itumva ndi wakaba ugihumeka. Itumva ntabwo nuko yumva. Mubabarire iminota 10. Ndabakunda. Ubuse navuze nabi. Ni hane se. Ubwo ndigaruye. Imana yanjye vremba ho umugisha. Mu nzira zose. Thank you. Murakoze rwose. Imigisha yose ndasenga ndahumirije. Yose ushaka uyibone. Nongewa kandi imipaka yose ikuri imbere. Yaba ari imitekerereze mike, yaba ari ukumva ko hari aho utarenza kubera so ndi yarenze, ndayiranduye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aho so atageze na sogokuru wawe uharenge mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, Imana ibahe umugisha.